Muraho neza aborozi bagenzi bacu, ubu ngubu tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu bishobora guhita bishyira ubworozi bwawe hasi cyangwa se bigatuma nyine ubworozi bwawe butagenda neza bukaguma hasi, ikindi ukaba wanahomba kubera ibyo bintu bitanu utaba warakosoye. Ikindi nyine impamvu ngoze iki kiganiro, ndizera neza ko buri mworozi wese yaje korora kubera ko abibonamo inyungu cyangwa se abibonamo ikindi kintu cyamugeza ahantu heza cyane. Ndizera neza ko nta muntu waje korora kubera imikino cyangwa se impamvu zidasobanutse. So reka turebere hamwe ibi bintu bitanu byafasha buri bworozi bwose aho bukorera kugira ngo bukuzamure kurushaho. Ikintu cya mbere cyatuma ubworozi bwawe butazamuka, kororera hasi. Ni ukuri ndarahira nimba wororera hasi inkwavu ntabwo uzigera utera imbere cyangwa se ngo zikugeze kure. Uzabona nkeya, wenda ubone ayo mafaranga makeya cyane cyangwa se nyine muri nyine kwa kuntu abana bororera hasi nyine ubwa bworozi bw'abantu, no uzabonamo make cyane ariko nimba waraje muri ubu bworozi uvuga ni buzakugeze kure nawe buguteza imbere. Ndizera neza ko ikintu cyo kororera hasi ubundi cyakabaye wararangije kugikemura, kandi twakoze ibiganiro byinshi bivuga ukuntu wagira ibyiza byo kororera hejuru, ko wanakiyubakira ibyo biraro byo hejuru. Ndizera neza ko wakabaye iki kintu waragikemuye. Kandi tunagitindeho tujye ku mwanya wa kabiri, abantu babangurirana inkwavu zifitanye amaraso, byo bita amacugane. Ibi bintu bituma ubworozi budindira, ikindi butuma abana b'inkwavu bapfa. Ibyo nabyo mugomba kubimenya. Uriya kubangurira inkwavu zifitanye amaraso ni bibi cyane kuko bituma n'icyororo uzaha n'undi muntu nawe ukimupfura ubusa, ugasanga nyine zibyara abana batabyibuha, badakura vuba, nyine bafite ibiro bikeya cyane, ugasanga no gukura biba bigoye, hamwe n'ubundi bikura niba havutse ng'abana urugero ng'icumi ugasanga 5 cyangwa 6 barapfuye. Nizere neza ko iki nacyo ni ikosa buri mworozi wese atakabaye akora kugira ngo ubworozi bwiwe bwaguke bugere kure. Ikintu cya gatatu kitatuma nanone ubworozi bwawe bugenda neza, kuzishyira ahantu hashyushye cyane cyangwa se hakonje cyane. Iki nacyo ni ikosa rikomeye cyane ritatuma ubworozi bwawe bugira aho buva naho bugira. Ndizera neza ko niba uri umworozi ushaka ko ubworozi bwawe bugira aho bukugeza, ugomba kuba warakosoye uvugane ahantu nororeye, ese harashyushye cyane, ese harakonje cyane. Wasanga ibyo bintu bihagaragara ugahita wanzura ko ubworozi bwawe butagizagira aho bukugeza. Ikindi nyine ugomba kuba nyine aho hantu uzi ko hagera ku kayaga koroheje, hadashyuha cyane, kugira ngo bigufashe kuba inkwavu zawe nyine zakororoka neza, ku buryo nyine nawe ubona ko zitekanye ahantu ziri, zitabangamirwa n'ikintu bita ubushyuhe. Ku mwanya wa kane, ubwatsi bubi. Ahantu ubwatsi bubi mvuga ni uguhereza ibyatsi bibonetse byose, ikindi ukazihereza ubwatsi bukonje burimo amazi. Ibyo bintu ni ikosa cyane rikomeye kuko bizica inkwavu zawe, bizazitera uburwayi, usange wa musaruro tuvuga ko nyine dutezemo tutawubona bitewe n'ubwo buryo n'ayo makosa amwe n'amwe tugenda dukora mu guhereza inkwavu zacu. Ikindi uba ugomba niba uri kugaburira inkwavu ugomba kuba zifite amasaha zigomba kuriraho, apana buri kanya, haba n'igihe nyine utazihereye ku gipimo kibaza. Ugomba kuvuga rinini ndazihereza mu gitondo, saa sita, nimugoroba, n'ubundi buryo we wakihangira ariko ukamenya ko zigomba kurira ku gihe kibaze. Ubu ndizera neza ko uburyo twavugaga ngo kuzihereza ubwatsi bubi wumvishe icyo bisobanuye. So kandi ukirinda kuzigabura nyine ibyatsi bitandukanye cyane, ukazajya uzigenera ubwatsi bisa nkaho bufite aho bugiye guhurira kugira ngo bigufashe kuba inkwavu zawe zajya ubwatsi zimenyereye kugira ngo zitabugwa nabi. Ku mwanya wa gatanu ari nawo wa nyuma tugiye gusurizaho, ahangaha utazikorera isuku. Buriya hari ukuntu wororera hejuru muri keji, twanabonye n'ibyiza byabyo, ariko ugasanga ntabwo zikorera isuku ihagije, kandi inkwavu zikenera isuku ihagije kugira ngo zirinde indwara, zirinde bya bintu bitandukanye bibi zazigera, kuko inkwavu nyine zibaye mu buryo zigomba kuba zifite isuku, ku buryo zigomba kuba ahantu ziba hatanuka kugira ngo bizifashe. Ndizera neza ko aka kantu ugomba kukamenya. Isuku aho ngaho ugomba kuzikorera ibintu bihumura nabyo cyane bigomba kutagera. Mu rugero ng'umuntu wambaye imyenda irimo parufe ntabwo aba agomba kugera mu cyumba cy'inkwavu kuko bizitera kuba
zahumeka nabi cyangwa se zagira ibindi bibazo byo mu buhumekero. Aka nako ni akantu k'ubwenge cyane ugomba kuba wakitaho nk'umworozi kugira ngo ubworozi bwawe bubashe kuba bwakugendekera neza bukubyarire umusaruro. Ndizera neza ko iki kiganiro tucyungukiyemo ibintu byinshi nyine wakabaye uzi cyangwa se wakabaye waramenye mbere kugira ngo ubworozi bwawe bugende neza. Ibuka gukanda subscribe kugira ngo tuzajye dukomeza tubana muri biganiro byagufasha kuba twatera imbere mu bworozi bwacu bw'inkwavu.